bisa nkaho byikora iyo abaganira ku mafaranga ashingiye ku ikoranabuhanga rya blockchain batangiye kuganira ko hari umushinga w'itegeko uri gusinywa mu bihugu runaka ugambiriye gushyiraho iyubahirizwa ry'imikoreshereze y'ifaranga rishingiye ku ikoranabuhanga rya blockchain. Abenshi babihuza na Pi Network. Impamvu babihuza nuko iri faranga rya Pi Network rimayiningwa n'abatari bake, kandi kuri mayininga bikaba byoroshye ugereranije n'imishinga iyi Pi Network yasimbuye nka Bitcoin na Ethereum. Ariko kandi ababihuza nabo bemeza ko n'uwacikanwe no kumayininga igiciro Pi Network iriho ku exchange hirya no hino ku isi nyuma y'uko ifunguye Open Network cyaba cyoroshye ku buryo buri muntu yayigondera. Babihuriza hamwe kandi bitewe n'amakuru yavuzwe muri iyi projet ya Pi Network yemeza ko iri faranga byanze bikunze rizakoreshwa hirya no hino ku isi, aho rizajya rikoreshwa mu kwishyura serivisi no kugura ibicuruzwa bitandukanye. Ibyo rero bituma abapiyoniye n'abandi baganira kuri blockchain muri rusange bakurikiranira hafi amakuru ajyanye n'imikoreshereze ya blockchain, aho isi bigejeje mu bijyanye no gushyiraho amategeko abigenzura ndetse n'inyungu bashobora kungukiramo. Guhaye ikaze hano ni kuri Rugwiro Pro Zone Official. Ibiganiro byacu byibanda ku mafaranga ashingiye ku ikoranabuhanga rya blockchain. Ibyo tuberebera hamwe kugira ngo twongere ubumenyi, twinjire mu isi ya Web3 maze tubibyaze umusaruro. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amakuru ari kuvugwa cyane mu isi ya cryptocurrency, aho biri kuvugwa ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ari gusuzuma icyifuzo gishya kijyanye na Clarity Act. Ese iri tegeko rishobora kugirira umumaro wuhe abasanzwe bari mu isi ya cryptocurrency? Ese Pi Network ishobora kungukira he mu bijyanye n'iri tegeko? Reka tubirebere hamwe muri iki kiganiro. Clarity Act bisobanura iki? Ijambo Clarity rishobora gusobanura kugira amategeko asobanutse. Bishobora kuba muri education, mu buvuzi n'ahandi hatandukanye. Ariko mu rwego rwa crypto, Clarity Act ni umushinga w'itegeko ugamije gushyiraho amategeko asobanutse agenga digital asset, harimo na cryptocurrencies nka Bitcoin, Ethereum n'izindi zitandukanye. Intego nyamukuru ya Clarity Act ni ukugabanya urujijo rwari rumaze imyaka myinshi hagati y'inzego zigenzura isoko rya crypto, kugira ngo ibigo n'abashoramari bamenye neza amategeko agomba kubahirizwa mu gihe bagiye gushakira amafaranga mu gice cya crypto currency ndetse na blockchain. Hano ni kuri Rugwiro Pro Zone Official. Ibiganiro byacu byibanda ku mafaranga ashingiye ku ikoranabuhanga rya blockchain. Ibyo tubirebera hamwe kugira ngo twongere ubumenyi, twinjire mu isi ya Web3 maze tubibyaze umusaruro. Guhaye ikaze. Hari ibijyanye n'ibyo Donald Trump ari gukurikirana mu bijyanye n'iri tegeko nk'uko tubibonye haruguru, ariko reka tubirebere hamwe ku kijyanye na ethics proposal. Ibyo bisobanuye iki? Mu gihe cyose waba wakurikiye ikiganiro uko twagitangiye, wagiye ubona kuri screen yawe amafoto twifashishije mu gutegura iki kiganiro. Hari amagambo agira ati Trump is reviewing the latest Clarity Act ethics proposal. Iri jambo ethics proposal risobanura icyifuzo cyo kongeramo amabwiriza y'imyitwarire n'ubunyangamugayo. Ayo mabwiriza ashobora kuba agamije kurinda ko abayobozi bakoresha imyanya yabo mu nyungu zabo bwite, no kuvuga ngo no gukoresha izina bafite mu zindi nyungu zabo zitari inyungu rusange. Hari kandi kongera icyizere mu mategeko ya crypto. Ubundi ikintu tubura kugira ngo abakora ibijyanye na cryptocurrency hazemo iterambere rigaragarira buri muntu wese, nuko hatarajyaho nyine amategeko n'amabwiriza ashobora kubigenzura kuri buri muntu wese ukora igice kijyanye na trading, mining n'ibindi bitandukanye bishobora kumuha inyungu. Ariko bishingiye kuri crypto biragoye kubisobanura, kubera ko umuntu ahita kubaza ngo bikora bite, ninde ubizi, bigenzurwa nande, n'ibindi bibazo byinshi bitandukanye. Ariko mu gihe haba hamaze gushyirwaho amategeko n'amabwiriza bigenga, byongera icyizere nyine mu mategeko ya crypto, ndetse n'ababikora nyine bakagira byinshi bubahiriza. Hari kandi gutuma isoko rigira umucyo no kurinda abashoramari. Ibi rero ntibisobanuye ko Clarity Act yahindutse, ahubwo ni ukuvuga ko hari ibiganiro mu buryo yakubahirizwa neza, abakora crypto bagakomeza kubona amafaranga, ariko kandi n'amategeko agenda asobanuka. Amakuru avuga ko rero hari proposal nyinshi umuyobozi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagejejweho. Bivuze ko abanyepolitike baturuka mu mashyaka atandukanye baba bari gerageza kumvikana ku bijyanye n'ingingo zimwe na zimwe ziri muri iri tegeko. Hanyuma kandi iyo mushinga ufite inkunga ku
ku mpande zombi amahirwe yo gukomeza mu nzira y'amategeko abashobora kwiyongera. Ariko kandi hari icyo twakita nka final handle gishobora gushyiraho byinshi mu itafari cyangwa se rishobora gushyiraho umusingi kuri iri tegeko. Ijambo final handle risobanura inzitizi ya nyuma mbere yo kugera ku ntego, ariko ni ngombwa kumenya neza ibingibi. Nubwo hari abavuga ko Clarity Act iri hafi kurangiza inzira yayo ijyanye no kuba yaca mu mategeko, nyine ibyo ntibisobanuye ko yamaze kuba itegeko. Haracyari inzira z'amategeko zigomba kubahirizwa mbere yuko itangira gukurikizwa. Ibingibi bihuriye na Pi Network. Pi Network kuva yatangira yakunze kuvugwa ko hari umushinga ugambiriye kubaka ecosystem yubahiriza amategeko. Urugero rushobora gutuma abantu benshi babihuriza hamwe na Pi Network niyo projet rukumbi yatanze KYC iri ku rwego mpuzamahanga. Hari kandi KYB cyangwa se Know Your Business ku bigo bitandukanye. Bari kubaka ecosystem ifite utility, gushyira imbere compliance mbere yo kwagura. Ibihugu bikomeye nka Amerika bishyizeho amategeko asobanutse muri crypto bishobora gutuma habaho icyizere kinini muri society n'abashoramari. Ariko ni ingenzi kumenya ibi. Nta ngingo iri muri Clarity Act ivuga ko bafitanye imikoranire na Pi Project. By'umwihariko ingaruka zayo kuri Pi Network zizaterwa n'uko amategeko ya nyuma azaba ateye, n'uko Pi Network izabasha kuyubahiriza ndetse no gukomeza kubona ibisabwa muri iri tegeko. Ni iki isoko rya crypto ritegereje mu bijyanye no gusinya iri tegeko? Abashoramari benshi barimo gukurikiranira hafi bibaza bati ese Clarity Act izateza intambwe cryptocurrency? Ese hazabaho amategeko asobanutse kurushaho? Ese ibi bizongera icyizere ku isoko rya crypto? Ibisubizo by'ibi bibazo bishobora kugira uruhare ku buryo amasoko yakira amakuru mu gihe kiri imbere, kandi bigatera n'impinduka ku bijyanye n'ibiciro by'ifaranga koranabuhanga bitandukanye, harimo nka Bitcoin, Ethereum, XRP n'izindi zitandukanye. Turi kugana ku musozo. Mbwira abapiyoniye nti Clarity Act ni umwe mu mishinga w'itegeko ukurikiranywe cyane muri crypto muri iki gihe, nubwo ushobora kugira uruhare mu gutanga umurongo usobanutse ku isoko rya crypto muri Amerika. Ntiturageraho tuvuga ko ari itegeko ryamaze kwemezwa cyangwa ko rizahita rigira ingaruka zihariye kuri projet dusanzwe tumininga ya Pi Network. Ni ngombwa gukomeza gukurikirana amakuru agezweho kandi ukamenya byinshi byahindutse kugira ngo ubashe kugendana n'ibigezweho mu isi ya cryptocurrency. Mu bitekerezo byawe ushobora kudusangiza nawe ko byumvise Clarity Act ishobora gufasha urwego rwa crypto muri rusange, cyangwa nawe ubona hari byinshi bishobora kubanza kubakwa mbere yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisinyira itegeko muri Pi Network hanyuma ikaba iri ku rwego mpuzamahanga, iri kuri high standard cyangwa se high level. Reka dukomeze turebe byinshi bitandukanye mu isi ya cryptocurrency nk'ibisanzwe, ariko kandi abanyamuryango bakurikiranira hafi ibijyanye na Pi Network ntarirarenga byatuma udatunga Pi zawe. Nimba ugikomeje mining, keep mining. Nimba ufite izo holdings, komeza uzi holding muri rusange. Hanyuma dukomerezeho mu gukurikiranira hafi ibijyanye n'iyi projet, ariko nawe ufite byinshi ushobora kungukiramo, birimo nko kubizamutse wabonamo inyungu, nko kuba Pi Core team irekuye KYC nawe wazamo mu bo bazihaye, n'ibindi bice byinshi bitandukanye bishobora kubyara inyungu ku ruhande rwawe, ariko ukagiramo izo nyungu kubera ko wagumye mu mushinga muri rusange. Iri ni itegeko rero riri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryitwa Clarity Act, mu gihe mu bihugu byihuje nyine by'i Burayi bari kwiga kuri MiCA compliance, nayo iri mu bizareba crypto. I Kigali naho mu nteko nshinga amategeko muzi ko iri tegeko rijyanye no kurebera hamwe crypto assets naryo rirahari. Hari byinshi bitandukanye isi ishobora kuba igiye guhindura mu minsi iri imbere. Icyo usabwa we no kuba updated, hanyuma ugakomeza gukurikira amakuru
ajyanye nyine n'impinduka zishobora kubamo muri iyi projet. Nanjye ndi kugana ku musozo, nshimira mwebwe mwese twabanye muri iki kiganiro, ngira nti wakoze cyane kutwumva. Imana ikurinde naho ubutaha.